Kinyansa meze gute? Sameze neza. Karibu karibu. Star. Ndakubona. Amungendereye meze bite? Cyane twari tuje kureba za gahunda nawe urabizi ariko ninjye ntabwo twavuganye ntabwo uriya se bimeze bite? uyu nguyu rero ubona bamwita Kemi sibyo? Ni inshuti yanjye yafashije mu bihe by'umwazira byo gufungisha. Aragufashije? Okay. Rero urusi ko utaje wamvugishije nawe uzi ntunguye nyituraho nta kumvugisha na SMS naki kusanga nahari. Nyine simukadi yanjye yagize ikibazo nimero zanjye zibura. Icyo gitumye ntungura gutya. Usundi nari kugukora ariko nahamagaye internet mbona telefone ntayiriho. Wavuze ubu nta telefone ufite? Nyine ndayifite ariko naraswapishije simukadi. Ubura nimero yanjye. Nawe ukoresha email. Sha nasubundi. Okay, mbo noneho rero nako subundi kutubaza ibintu byinshi. Uyu bikorwa kwakoze twakushije ku ntego warashaka gato. Ntabwo twumvikanye ariko. Uziko byose ari nyuma bikoze. Nyine ntabwo byo mbizi ndasi ko turi kumwe. Nje ntabwo mbizi ntabwo byawe nje navuganye n'uyu ntabwo wewe. Amuhereza amafaranga. Nyine urebye hano turukwatinda cyane we dukorere deal tuvanga. Nyine muranunguye amafaranga ngenda afite kuri konti muranunguye nakujumbwira ntabwo waneguje naki hari umuntu ukibika amafaranga mu rugo. Nakubunda abakire mwigize gute kuri konti nta burya se mbahayeho nijasho amafaranga se uyafite kuri konti se tugende nyine tujye kuyazana hari ikibazo aka kanya se ubu ngo tuvuga nayapangiye ngewe nayapangiye ubu ngo kano kanya nta mwanya afite ako uruzi ibintu twakoze we ko tutakubwiye ko tudafite umwana ndabyumva ntabwo ngende kubahakanye tutiriwe tunavugana n'amagambo menshi twe tukinira amafaranga ako kundi kumva muri kunkanga wese ko watubwiye nta n'amafaranga ntabwo nzabishura ngo nta mafaranga ufite ngo ntaki ariko uziko ibintu uri kuvuga byagushirisha muri gereza indese suri kumva na n'urusombe twafungishije umunuza umupasiteri w'abandi urumva reba ikintu twakoze turamurenganya none uri gukina n'imikino uzi ngo leta ntabwo yahindukira gufunga se wowe se kuki wadushutse jamais ariko ibyo France urimo wivugishwa ako ubundi wamaye akazi dore umuntu nta nubwo azi no kwigurira na silipa uyu nguyu yabona miliyoni 2 umva reka manze kubwira ibyo ngibyo wanjye witonde ahubwo turanagukubita simikindi nta n'amafaranga nzaba nazo ibyo nibyo uri kutuzanaho amafaranga ako buriya twanagukubita twagukubita twe nta mikino duhite umva turatwaye abantu ntumenyere hano ndi wacu nabasohora ntabwo twe twakwiye twanaguhondagura no kuri wawe oya kanze manze mbabwire urumva nakoze deal urambwira urampereza amafaranga none kubera ko nagiye gufungisha uri pastor ukajya kumufungisha we kugufungisha ntago byananiye umvuzaje uzajya ubundi umuntu tugenda tujya gufunguza uri pastor igihe uzajya uri nimbobo ndamasi uzagenda uri hano nyine hano higeze kuza ikigo cyane cyo gufatwa ku ngufu ariko icyo gihe nayo nabeshi koko ariko ndabyibutse mfite amadosiye yawe hano okay niwe witwa Kinyansa none uragira ngo tubigeze gute nyine nari nje gufunguza uwo muntu nabeshe mbese ko njyewe nabishinzwe byo kumufungura okay icyo ndagufasha gukora rero ejo uzagaruke tujye kuri RIB icyo nzagufasha abari uzajya kubivugira nabyatureye nyine ubabwire ko wabeshyaga wamubeshyeraga kuko naho ngewe ntabwo najya kumufunguza niba uri tayari ejo uzagaruke tujye kuri RIB nibo bazakwakira icyo kibazo cyawe na nibo bagomba kugikemura ejo uzinduke saa moya ugezeho sawa bari barampaye amafaranga
nagira ngo ngire gukira Haleluya. amina Yesu ashimwe. amena Mwakoze mwitabiriye cyane kabisa. Imana ibamera umugisha. Icyatumye rero mbahamagara bamwe na bamwe, inshuti yanjye Vicky nyine twabiganiriyeho, ndamubwira ati nawe azazana inshuti ze. Ndabizi bamwe murabizi byigeze kumbaho mu minsi yashize, narafunzwe nyine mbeshyerwa. Ni mw'ubwo buryo narabeshyerwaga birangira nje gufungwa. Murabizi ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Imana ibimukiza muri byose. Reka mbanze nshimira Imana yankijije ikankura mu buroko narinda ahantu habi pe, hariya nta buzima bwaho ntaki. Imana ishimwe. amen. Ubwo rero ndumva nakwemerera Vicky inshuti yanjye, ndabizi azi byinshi ku byambayeho, harimo na bagenzi be, yahaguruka mwagira akantu gato mubwira. Asashimwe. Urabizi wenda uyu nguyu reka namubereke, ndakeka harimo bamwe baramuzi mu buzima busanzwe. Uyu nguyu ni inshuti yanjye pe, inshuti yanjye cyane cyane, ariko twarakuranye mu buzima busanzwe, turakurana dukorana ibintu byinshi bitandukanye, ubuzima bwose twabunyuranyemo. Ubwo rero hajemo kubamo akabazo, ndavuga ko atari we ahubwo ni satani kuko araduhiga cyane. Muri iyi si duhura ni byinshi, satani araduhiga cyane. Haje kuzamo akabazo nyine, satani aba aramukoresheje mbese kugira ngo mbe najya muri gereza. Azi byinshi kuri we, azi byinshi kuri byo. Reka wenda mwemerere nawe agira akantu avuga. murakoze cyane. Nk'uko abivuze, twabanye ubuzima bwinshi bwiza ndetse n'ububi, twasangiye akabisi n'agahiye muri make, ariko ntago nigeze mubera inshuti nziza cyangwa se ntago namubaniye neza. Benshi inshuti zanjye, benshi muri hano murabizi ko byagenze. Ntago ngiye gusubiramo inkuru yose, ariko nk'uko abibabwiye haje kubaho ikibazo. Nari narakizwa ngera gutya ku bw'ishyari, nari ndi mu by'isi cyane. Ntago nari nzi yuko abantu bakigira umutima mwiza bakibaho, cyangwa se bagira umutima ubabarira bakibaho. Ariko kuri yambereye urugero ndetse anyigisha byinshi cyane. Kubona yaraje kumfunguza ari n'ibyo naramukoreye, akaza akamfunguza akankura muri gereza. Ubuzima bubi nari mbayemo ndetse narihebye cyane, nzi ko ntazavamo, ariko akanyereka umutima mwiza. Muri make yanyereye imbuto bituma mpinduka cyane, kugeza uyu munsi nake Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo nabyemere. Imana ishimwe. Ejo ubundi kwigira umubatizo ku rusengero, ndagutumiye uzaze. Imana iguhe umugisha. Imana ikomere umugisha. Warakoze cyane, kandi uwo mutima uzawugumane ndetse n'abandi babere urugero. Ndagushimiye cyane. Imana ikomere umugisha. Nawe urakoze cyane cyane, ariko kuba waramenye ikintu cya mbere nshimiye Imana ni uko wamaze kumenya ko hari ikosa ryabayemo, byose ni wowe ukabimenya, kuba warabyihanye. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane. Vicky ni intwari cyane, ni intwari pe. Nanjye yarantunguye, nkurikije ubuzima yabagamo, yarantunguye bya cyane. Imana ikumera umugisha. Urakoze cyane. Mumere Imana amashyi. Ndanezerewe cyane Vicky.
imana igufashe kandi agakiza utangiye imana ikumera umugisha. Hari n'undi nyine habayemo ni byinshi, navuga byinshi cyane, gusa wenda reka nere kubigarukamo cyane kuko nyine iyo mbyibutse n'ubuzima narindimo. Munyemerere nshimire umuntu umwe twase tunaba inshuti nanamenye izina rye, Kinyansa Haguruka. Kinyansa mureba rero, mumera imana amashyi kubwe. Kinyansa wabaye intwari cyane, ni ukuri umutima wagize. Kinyansa mureba nimujya munahura mu nzira, yankureye ibintu bikomeye, nagize risike ya danje, arabizi cyane, bamwe mu nshuti ze nabo barabizi cyane, twaricaye turaganira, umva yabaye intwari kugira mve muri gereza, ni kubwe. Imana ikumera umugisha. Amen. Ubwo rero nushaka wiyicarire, Imana ikumera umugisha. Gusa nandi kugira ngo mbereke inshuti zanjye ko nyine hari umuntu kugira mvemo, mwambaye hafi, harimo bamwe bansengeye hirya mu mpande n'impande zitandukanye, hari abantu bagiye bansengera pe, ndabizi amasengesho yarakoze, Imana yakoresheje Kinyansa kugira ngo mbe nava muri gereza. Imana imumere umugisha. Ubwo rero munyemerere mbasomere ijambo ry'Imana dusanga hano muri Zefaniya ibice 3 umurongo wa 17. Haravuga ngo Uwiteka Imana, reka wenda amasome nibwo murabyumva neza. Haravuga ngo Uwiteka Imana iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimira inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Uwiteka Imana iri muri wowe imbere, ntabwo ari inyuma. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo turi insengero z'Uwiteka, twewe ubwacu ubuzima bwacu turi insengero z'Uwiteka. Ubwo ngo Uwiteka Imana iri muri wowe imbere, ngo ni intwari kandi irakiza pe, nayibeshyeye ni intwari nanjye narayibonye, kuko kunkura muri gereza ni ibintu nakwirata cyane, kuko ni Imana yabikoze pe. Imana ishimwe cyane. Ngo ni intwari kandi irakiza, izandwara zananiranye irazikiza zikarangira. ngo none hanejeje hahita havuga ngo izakwishimira inezerewe. Uzi ko Imana ijya yishima? Imana irishima ikakwishimira iyo wayikoreye neza. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana irera, ngo natwe dukwiriye gukora ibyera kuko yanga icyaha tukava mu byaha. ngo izakwishimira inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo. Imana ni urukundo cyane. Noneho ijambo ry'Imana rigakomeza rivuga ngo izakunezererwa iririmba. Ibaze kumva Imana yakuririmbiye. Nukuri Imana ndayikunze cyane, nanjye ndafashijwe. Ngo izakunezererwa iririmba. Nukuri Imana irakomeye. Noneho ngera ijambo namaze kuryumva pe, ndikorera akantu wenda kugira nazaryibagirwa, ndikorera akantu k'akaririmbo wenda mbishyira mu buryo bw'indirimbo. Ndaharirimba ngo Uwiteka Imana wizera, iri mu mutima imbere, ni intwari kandi irakiza, noyizera ukaguma kuri yo, izakwishimira inezerewe, izaruhukira mu rukundo, izakwitura indirimbo, izakunezerererwa iririmba, izakwitura indirimbo, nukuri izakunezerererwa iririmba. Haleluya, amen, haleluya, amen. Uwiteka Imana iri mu mutima wawe imbere,
izakunezererwa iririmbye. amena. Ni ukuri ijambo ry'Imana rirakomeye. Ubwo rero bitewe n'umunezero mfite pe, tugiye kwiyakira dusangire, harimo abantu twahanye imbabazi kugira ngo tubereke urukundo, mva mbese byose tubigaragaze. Gusa reka wenda ikintu nagambiriye ni uko nashatse kuvuga ngo reka wenda baririmbire nshaka kubaririmbira. Ni indirimbo nanjye ijya imfasha cyane, ni indirimbo nkunda cyane kandi namwe ndabizi ko irabakora ku mutima. Imana yaraturemye idutandukanya n'ibiriho kugira ngo tube abatware dutegeka isi yose ndetse n'ibiyuzuye kuko twahawe ubutware n'Imana Data. Imana yaraturemye idutandukanya n'ibiriho kugira ngo tube abatware dutegeka isi yose ndetse n'ibiyuzuye kuko twahawe ubutware n'Imana Data. Oya wikwiheba nguve mu masezerano kuko uri mu mugambi w'Imana ishobora byose. Oya wikwiheba utakaza ibyiringiro kuko izina ryawe riri mu kiganza cyayo. Haleluya, amena. Umva nkubwire wowe utayikamba ryawe ngo Imana ntabwo ikuzi, nta nubwo uzi n'icyo waremewe mu isi. Tega amatwi nkubwire wowe wewe. Oh, haleluya, amena. Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana yarakoze. Imana ishimwe cyane. Imana warakoze. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma njyewe ntaza kuvaho kuko narabona iby'amaso atabonye kandi nta nubwo ndumva iby'amatwi atumvise. Nzagumya nkukorere nyiri muri iyi si kugeza ubwo nzagera aho hera hishimwe. Haleluya, amen. Ngo nzagumya nkukorere nyiri muri iyi si. Ni ukuri ndabifuriza namwe kuyikorera. Imana ibamere umugisha. Wowe ndabona hari icyo ushaka kutubwira, twagufasha tukanagusengera. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Ni ukuri ndafashijwe. Ndafashijwe. Indirimbo turirimbiye inyibukije ibindi bintu byinshi cyane. Guhera uyu munsi, haleluya, ntabwo nzongera kunywa inzoga, ndaziretse nzivuyeho burundu. Imana ishimwe. Umera Imana amashyi. Imana yankoreye cyo kwakira agakiza ku buntu. Ntabwo uzongera kunywa inzoga. Inzoga urazihanye. Imana ikumere. Imana imbabarire. Imana imbabarire. Imana ikumere umugisha. Haleluya, amen. Nanjye ndashimiye Imana kubera pasiteri yababariye uyu muvandimwe wacu. Nanjye ndafashijwe, bitumije nihana, sinzongera kwambara imyambaro nk'iyi n'ibi biherena, sinzongera kubyambara. Imana ibijugunye, sinzongera kuyambara. Ibijugunye. Amen, amen. Haleluya, amen. N'imisatsi ndaza sinzongera no gutunga ibisuko. Izina rya Yesu. Sinzongera no gutunga ibisuko. Mbese Imana impaye agakiza ku buntu, irakoze. Haleluya, ukoze pasiteri, nihanye ku bwawe, sinzongera. Imana ishimwe cyane. Muvandi tugusengera. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Nanjye kubw'ijambo ry'Imana no kuririmba kwa pasiteri numvishe mfashijwe cyane. Mu by'ukuri nanjye narabaswe n'ibiyobyabwenge. Izina rya Yesu. Twahuraga street, imihanda na gengo zanjye. Wallahi twahuraga ducoma amatabi
nanjye nsanze kubw'ijambo ry'Imana no kubwiriza kwa pasiteri nanjye bingezeho ku mutima. Mana ishimwe. Numvise nanjye nakiyaga kiza. Haleluya. Amen. Wallahi mutekereze Mwari uburyo bari ki n'ukuntu icyubahiro. murebe n'ukuntu uburyo ki Satani yangutesheje numvise n'agahinda mu mutima wallahi nahise nzana n'ibiyobyabwenge hano kandi ari kuvugira ijambo ry'Imana nabuze ahantu umutima wakomeje kundya bisuke hano turabitwika wallahi Imana imbabare kunywa n'amasigara wallahi dore ngibi byose Imana icoboze biveho burundu toka Satani. namwe bakristo bavandimwe muri hano nsabye Imana muhaguruke dusengera aba bantu. Imana imbabarire mu nsabire Imana imbabazi cyane nkumbura umunsi nzagera mu ijuru nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri itera n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi hanyurura mbabaye hanyiza amakuba amaganya yanjye ajyayanyakira ngo yaka nk'inyenyeri itera n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Nanjye muri kimbasaba kandi Amen. nanjye umuntu rwose mubona ngaha ndamwishimiye rwose Imana ikomeze Imana igumugisha fukama nawe tugusenge. buriya nanjye hari ibintu byatumye nkora ibintu ntari napanze naje kuguhemukira kugira mbone amafaranga yo kwitamo kunywa inzoga n'amafaranga n'iby'isi dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. ndasaba Imana kuba yahuje namwe rwose nkaba nafashijwe nanjye uko mumbona gutya nanjye amatabi yarambase izina rya ahantu Yesu nagendaga numva ntarisiga ariko nanjye rwose izina rya Yesu ndasaba Imana rwose nanjye irimvaneho rwose. Amen. mureke dusengera aba bantu. Witeka mwami Imana Mana ugira neza namuvuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Twizeye ijambo ryawe ko ari iry'ukuri Mana ndabizi neza ko mva gusenga nyemera aba bantu bahagakiza nyemera aba bantu bakure mu bubata bwa Satani ubahagakiza Kristo mwami Imana tuzagushima mu izina rya Yesu. Reka ukuremo inyota y'amatabi inyota y'ubusambanyi inyota y'ubusinzi mu izina rya Yesu ubuzuza ijambo ry'Imana muri bo mwami turagushima. Turabizi neza ko ari weho warivugiye ubwawe uravuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe munsanga aho ngo ndabaruhura ndabasabiye nabo bagusange mwami Imana turagushima. Habwa icyubahiro rero kubw'igitangaza gikoze kubw'igitangaza ukoze muri aka kanya Mana wumve ko nkushimye. Nukuri uyu muteguro ntago yari ubusa ndabibonye kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Ndabizi ko ugiye gukorera kwiyubahisha niko mbasengeye mbasabiye agakiza kubwa data wa twese uri mu ijuru na Yesu Kristo umwana w'intama y'Imana. Amen. Uri Imana 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 uri Im
uri Imana uri Imana haleluya uri Imana haleluya uri Imana amen Imana ibamere umugisha munyemerere rero dusingira ameza tube twakwiyakira kandi Imana ibamere umugisha pe kuko mwitabiriye nukuri Imana ibamere umugisha cyane Imana ibaha umugisha munyemerere dusingira ameza tube twakwiyakira